Yesu ashimwe mwese mudukurikiranye. Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Muri kumwe na Pastor Mutagoma Gaudin. Ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Imana iguhe umugisha we wahisemo kudukurikirana cyangwa se wahisemo kusangira natwe ijambo. Reka dusome ijambo turi buganireho riri mu Bacamanza ibice 3. Umurongo wa mbere aravuga ngo ayo mahanga ni Uwiteka yari yararekeye kugira ngo agerageresha Abisiraheli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani, kugira ngo ab'ibihe by'Abisiraheli bose bamenyerezwe intambara, kuko muri bo harimo abari batazi uburyo bwazo. Haleluya. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ritoya cyane cyangwa se ryakubera na rinini. Ndashaka ko tuganira ku ijambo tuvuga tuti dukwiye kwitoza kurwana kurusha guhunga intambara. Reka mbyite gutyo, kurusha guhunga intambara. Hari igihe abantu bitoza guhunga, abantu bitoza gutabaza, abantu bitoza kurira, abantu bitoza bagasa naho ari byo bintu biborohera cyane kurusha kwitoza guhangana n'ibibazo baba bahuye nabyo. Ni kenshi abakristo dusenga dusaba ubutabazi, ni kenshi dusenga dusaba abantu badusengere, ni kenshi duhamagara abantu mu dusengere mugire gutyo. Ibyo ni byiza rwose, kubera ko ufite imbaraga akwiriye gutabara utazifite. Ariko nanone birakwiye ko umutima wawe utoza guhagarara, ugashikama, ugahangana n'ibintu byinshi biba biza mu buzima bwawe, uba ugomba kurwana nabyo. Ku ijambo ry'Imana irambwira neza ngo turi mu rugamba, cyangwa se turakirana. Ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo turwana mu buryo bw'umwuka. Rero umukristo wese akwiye guhagarara, akamenya uko yarwana n'uko yahangana n'ibibazo, n'uko yahangana n'ibintu bitandukanye, akoresheje imbaraga ahabwa n'Imana. Imbaraga ahabwa n'Imana, imbaraga duhabwa n'Imana si imbaraga zo gutaka gusa, si imbaraga zo gutuma twumva twihebye, ahubwo ni imbaraga zituma duhangana n'ibibazo kandi tukabitsinda. Iki cyanditswe rero dusomye hagaragaza neza uko Abisiraheli, ijambo ry'Imana rirambwiye ngo Imana yirinze gukura ayo mahanga yose, abo bantu bose muri icyo gihugu, ngo igende isigazamo bamwe, ngo kugira ngo abataramenyerejwe intambara cyangwa batazi uburyo bwazo nabo bazige. Rimwe na rimwe rero usanga abantu bahunga intambara, usanga abantu bahunga ibibazo, bahunga inshingano, bahunga guhagarara ngo avuge ngo kino kibazo ntagikemura nte, ahubwo akumva yagihunga. Niyo mpamvu tubona ingo zitarama, abantu barahunga ibibazo. Niyo mpamvu abantu barifuza guhunga ibibazo. Niyo mpamvu tubona abantu bava mu murimo w'Imana, kubera ko baratinya ibibazo, aho kugira ngo yige uko ahagarara agahangana nabyo. Tubona n'abantu yewe bareka inshuti, bareka imiryango, bareka ibiki. Kubera iki? Kubera ko bananiwe guhagarara ngo bashyire imiryango yabo hamwe, bananiwe guhagarara ngo bashyire ubuzima bwabo hamwe, baburwanirire icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Reka nkubwire, Abisiraheli bari bafite isezerano ryo gufata igihugu, ryo kugihabwa, ryo kubona igihugu nabo bita icyabo. Ariko ntabwo ibyo byari bihagije. Byasabaga kurwana, byasabaga kwihangana, byasabaga gukoresha uburyo bwose butandukanye. Twebwe uyu munsi ntiturwana bene izo ntambara, ariko turwana no kugira ngo dusingire icyo Imana ituvugaho. Icyo Imana yakuvuzeho mwene data, birasaba kuhaguruka ukiga kukirwanirira, kubera ko nta gihe ugisingira byoroshye. Niyo mpamvu dusabwa gusenga. Niyo mpamvu ukwiye kwiga gusenga kurusha uko wakwiga gutabaza abagusengera. Ukwiye kwiga gusoma ijambo kurusha uko wakwishimira kuzajya uvuga ngo runaka niwe uzi kubwiriza, niwe uzi kuvuga, niwe uzi. Oya, ukwiye kwicara mu ijambo, nawe ukicara, kugira ngo ikintu uzabone ikikurengera. Ikirengera umuntu rero ni icyo yibitseho. Ikirengera umuntu ni imbaraga afite. Ikirengera umuntu ni ubuzima abanye n'Imana. Iyo ubanye n'Imana bikurinda kuza gucika intege mu rugamba uhuye narwo. Ni kenshi umuntu ahura n'ikigeragezo kimuri imbere, akumva arashaka gusa kugihunga, akumva arashaka gusa kukirengagiza, akumva gusa arashaka kuba abantu bamusengere. Niyo mpamvu abantu ahura n'umubeshya, ahura n'abamubwira ngo jya mu bapfumu, ahura ariko Imana yacu iravuga ngo muntabaze ndabatabara. Reka mbabwire, urugamba rukomeye dufite
nta rundi urugamba rukomeye tuba dufite ni ukwemera gutabarwa n'Imana, tukiyemeza tukavuga ngo Imana izabane natwe. Iyo bitagenze gutyo abantu bahunga ibibazo, abantu cyangwa bagakemura ibibazo nabi kubera ubwoba abantu baba bafite. Ariko Abisiraheli ndashaka kubwira ngo ibigeragezo byose ucamo, yego hari ibigeragezo umuntu yizanira, hari ibigeragezo bituruka kuri Satani, hari n'ibyo twakwita ibigeragezo ariko si ibigeragezo bituruka ku Mana, ahubwo ni test. Reka mbyite ko ari test. Nkunze hari umukozi w'Imana umwe yarigishije aravuga ngo burya ngo Imana iduhereza ibizami ngo ariko Imana iratwigisha ngo ariko Satani agatanga ibizami, then Imana ikanakosora. Ni byiza pe kubisobanukirwa gutyo, ukamenya ngo nubwo ndi mu rugamba, nubwo mfite ibingoye, ariko nimpagarara nzatsinda, bitewe n'uko ufite uko wahagaraye ukavuga ngo ndiga kurwana. Rero uyu munsi ngiye icyo nshaka kugira ngo ngarukeho ni uko dutoza imitima yacu kuba abantu bari mu rugamba, ni uko dutoza imitima yacu guhagarara tudatsinzwe n'urugamba urwo ari rwo rwose Satani azana mu nzira. Kubera ko Satani azana urugamba rutandukanye, Satani azana intambara ziturutse mu mitima, Satani azana intambara zishobora kuba zizanywe n'abavandimwe n'abaturanyi n'abandi. Satani ashobora kuzana intambara mu buryo butandukanye, bisaba ko uba waramenyerejwe intambara. Kubera ki? Kubera ko ibibazo byose duhura nabyo, iyo udashoboye guhangana, iyo udashoboye guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, biragutsinda, bigusubiza inyuma, bituma kwizera kwawe gushira. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. Umwuka w'imbaraga ngo udutakisha uvuga ngo Aba Data, ni kuvuga ngo Imana iyo tuyitakiye ibasha kutwigisha. Rero ni ubuhe buryo bumwe Imana igisubizamo ibyifuzo byacu cyangwa se igitsindamo intambara zacu? Ni ugukoresha imibereho yacu, ni ugukoresha imbaraga zacu tukabasha gutsinda mu izina ry'Imana. Ijambo ry'Imana rinyereka neza ko igihe Abamediyani bari bamereye nabi Abisiraheli, Imana ntabwo yazanye abamarayika ngo aribo batsinde urwo rugamba. Oya, muzasome neza. Imana yahamagaye Gideyoni, iramufata ndavuga ngo wowe Gideyoni ni wowe nzakoresha iby'ubutwari. Uyu munsi wa none hari ibibazo byinshi abantu bahura nabyo bidakeneye ko Imana ubwayo izamanuka, ahubwo bikeneye ko umuntu azahaguruka, umwe muri twebwe, umwe mu bo Imana igomba guhagurutsa, agahagararana n'Imana bagakora iby'ubutwari. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo kubw'inkota ya Gideyoni ndetse n'Imana babashije gutsinda Abamediyani. Uyu munsi rero dukwiye kwiga kurwana kurusha kurenza guhunga ibibazo. Hari igihe abantu bahunga ibibazo, iyo abantu bahunze ibibazo birumvikana baratsindwa, kandi Imana igasa naho tuyisebeje cyangwa se tuvuze ko inaniwe, kandi Imana yadushyizemo imbaraga. Kuko hari ijambo ry'Imana mu Efeso riravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ngo ndetse n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo nyinshi ziri kandi zidukoreramo. Mwene data, hari imbaraga zigukoreramo, imbaraga zigukoreramo Imana ishobora gukoresha igatsinda ibikugoye. Imana ishobora gukoresha igatsinda imigambi mibi yose ya Satani ku buzima bwawe. Izo mbaraga Imana yaguhaye ni umwuka w'Imana uba muri wowe, ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka ushobora kugutera guhaguruka ugasenga, ugasengera ibibazo bimwe bikava, ugasengera ibintu byari bikomeye bikava, ugahindura imyumvire, ukagira icyo ukora. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose Imana yituzanira gisa na obstacle, gisa n'ikintu kitubuza kugera ku cyo Imana yatubwiye, buri gihe ntabwo tuzajya tuvuga ngo Mana ngo uyu musozi nushinguke ngo utabwe mu nyanja. Oya, hari imisozi itazavaho tuzagerageza no guta mu nyanja ntigende, ahubwo bigasaba ngo ubwire Imana ngo Mwami, noneho ubwo uyu musozi wanze kuhava, mpereza imbaraga mbashe kuwurira, mpereza imbaraga mbashe kugera kure, mbashe kuwurira murenge, mpereza imbaraga. Kubera Dawidi yarasenze muri Zaburi 144 aravuga ngo Mana wigisha amaboko yanjye kurwana, n'intoki zanjye uzigishe kurasana, unyigishe. Ni ukuvuga ngo hari ahantu bigera tugasabwa kwiga kurwana n'ibintu byinshi duhanganye nabyo, tugasaba kwiga guhagarara dushize amanga, tugasaba kwiga kuvuga ukuri mu gihe tubona ko bitoroshye, tugasaba Imana ngo Mana duhereze imbaraga. Kubera ko hari igihe tureba tukabona akarengane, tukabona imfubyi, tukabona ibiki, aho kugira ngo uhaguruke uhagarare, ugasaba ubwo n'umuntu utegereje ko Imana izaza ubwayo akaba ari gukora ibyo bintu. Yaba ibihugu,
yaba ijambo ry'Imana. Hari abantu bagiye bahaguruka bahagararana n'Imana bakora iby'ubutwari. Urabazi benshi, abo ngabo nibo twita intwari zo kwizera, cyangwa se tukabita n'intwari z'ibihugu mu buryo butandukanye, kubera ko ikintu cyose uburetwa Satani bwose azana mu buzima bwawe, bwaba ubw'indwara, bwaba ubw'ubukene, bwaba ubw'intambara, bwaba ubw'amagambo, bwaba icyo ari cyo cyose, uhagarara ukabona izo ntambara ntizishira, wasaba n'Imana ngo Mana uzigizeyo ukabona zirahari. Imana buriya hari ikintu ibishaka kwigisha, ibishaka kwigisha guhagarara ugahangana, ibishaka kwigisha guhagarara ukaba umuntu w'umugabo Imana yakwirata ikavuga ngo uyu nguyu ni umuntu uhagaze mu buryo nishimiye, mu buryo yakora ibintu bikomeye. Rero izo ntambara zose ubona, ikibazo si intambara. Haleluya. Imana yatubwiye ko izabana natwe mu ntambara. Ni ukuri intambara ntizizabura kuza mu buzima bwawe, ntabwo uzabura ibintu uhura nabyo bya bindi kabisa ubona ko ari intambara, ariko ijambo rimwe, Imana idusezeranya intsinzi muri izo ntambara. Imana impamvu igusezeranya intsinzi rero irabizi ko niguhereza imbaraga uzabasha gutsinda, niguhereza imbaraga uzagera ku cyo Imana yakubwiye, niguhereza imbaraga uzabasha gusingira rya sezerano Imana yakuvuzeho. Ni kenshi umuntu atekereza akavuga ati Mana ubu ngubu kuki ngiye mpura n'intambara, ubu ngubu kuki ngiye mpura n'ibibazo, ubu ngubu kuki. Oya, Imana irimo irashaka ko iguhagurutse, irashaka kwigisha gusenga, irashaka kwigisha kwizera, irashaka kukumenyesha, ikubwire ngo ntabwo umuntu abaho kubera ko byagenze gutya na gutya, umuntu abaho kubera ko yizeye Imana. Reka nkubwire, aho kwita ku ntambara zose urimo guhura nazo, aho kwita kuri ibyo ngibyo ngo ari byo uhanga amaso, uburira amaso Imana uyibaze ngo ese Mana muri ibi ngibi urashaka kunyigisha iki? Haleluya. Muri urashaka kunyigisha iki? Muri ubu bukene ndimo muri aya masaha urashaka kunyigisha iki? Kuko nta kintu kigumaho, intambara burya zirashira. Ese muri uru rubyaro urimo uranyigisha iki? Ese kuba abantu bampagurukiye barimo kundega ibinyoma mu kazi urimo uranyigisha iki? Ese kuba ibintu bimeze gutyo uko biri urimo uranyigisha iki? Kugira ngo wige gusenga, kugira ngo uhaguruke utangire uba umukristo ukuze. Ntago umukristo ukuze n'udakuze aho batandukanira ni nk'umwana mutoya n'umuntu mukuru. Aho batandukanira ni umwana muto akantu kose kamukozeho ararira, ariko umuntu mukuru ikintu cyose kimugezeho ntago arira, ahubwo agenda ashaka ibisubizo, agenda ashaka uko akoresha ubwenge, agakoresha ibintu bitandukanye kugira ngo agere kuri cya gisubizo. Ariko iyo umwana inkweto zinaniye zitagiyemo yazambaye imbariga ararira, iyo umwana yambaye ipantaro nabi ntijyemo ararira. Kubera iki? Kubera ko ntago yahagurutse ngo akoreshe imbaraga Imana zindi yamuhaye, ahubwo we n'umwana nyine. Niyo mpamvu rero bene data dukwiye kuva ku kunywa amata gusa tukagera mu gihe koko gikwiriye aho abantu bakacanga bahekenya ku magufwa, niko ijambo ry'Imana rivuga, ukajya ku rwego ushobora guhangana n'ibintu bitandukanye mu buryo bw'umwuka, kubera ko ntabwo turwana mu buryo busanzwe. Hari igihe usanga umuntu akubwira ati pastor rwose mu nsengere abarozi bantagatanze aha n'aha n'aha n'aha. Nibyo, abarozi ntibazabura kuza, ariko iga gusenga no guhagarara. Hari igihe umuntu akubwira ati pastor ku kazi baramvuga, abantu baramvuga, byagutesheje umurongo. Oya, iga gusenga no gutuza. Hari ikintu Imana ishaka mu buzima bwawe uyu munsi. Rero ubuzima bw'intambara si ubuzima bwo guhunga, ahubwo ni ubuzima bwo kubwira Imana ngo Mwami turi kumwe, njyewe nawe turi abatsinzi. Hari indirimbo nziza ivuga ngo dufite umugaba, kandi uwo mugaba ni umwami Yesu. Umugaba ku rugamba nta kindi akora, ni ukuguha strategy z'urugamba, ni ukuguhereza uburyo urugamba muri burutsinde, ni ukumenya akavuga ati hano muhatere gutya mugire gutya. Dukeneye Kristo ko atubera umugaba rero mu ntambara zose, aho kuzihunga ahubwo tuzegere. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo murwanye Satani, mwegere Imana nayo izabegera. Murwanye Satani nawe azabahunga. Bene data turi mu rugamba, ariko birasaba ko dukura, birasaba ko duhagarara tugakura, birasaba ko uva mu bwana, birasaba ko utaba indizi, reka mbyite gutyo. Birasaba ko utarira gusa ngo uhore utabaza, ahubwo birasaba ko wiga gusenga, kubera ko igihe kizagera uzaba utabona umuhanuzi ngo agusengere.
igihe kizagera wenda uzaba utabona pasiteri ngo agusengere, igihe kizagera wenda uzaba utabona abantu musengana muri groupe kugira ngo wumve ko aribwo byaryoshye. Mu minsi yashize abantu barasengaga yaba yaranateranya akavuga ngo uyu munsi ngo byari bikonje ngo ntago amateraniro agomba kuryoha kubera ko abandi bantu babigizemo uruhare. Wowe mu mutima wawe ugomba guhorana igicaniro kivuga ngo mfite imbaraga zo guhangana n'ibintu byose turimo. Ukiri mu isi rero, ijambo ry'Imana riramubwira ngo dufashe igihe mu ntambara. Bene data, nta kintu kiriho nko kwibeshya ko umuntu atari mu rugamba kandi arurimo. Uri mu rugamba, ushobora kuba uri mu rutandukanye n'urwanjye, ushobora kuba uri mu rutandukanye n'urwa mugenzi wawe, ariko nawe ufite urugamba Imana yasize kugira ngo ikwigishe uko intambara zirwanwa. Niyo mpamvu ntukwiriye gutakaza umwanya urira cyane, ukwiriye gufata umwanya urimo kwiga uburyo watsinda, kubera ko intambara zose zabayeho muri iyi si, zose z'ubwoko bw'Imana bwarwanye, zose Imana yahagurutsaga abantu nkawe nkanjye kugira ngo duhagarare turwane urugamba kandi turutsinde. Niyo mpamvu rero nkwinginze kugira ngo muri iki gihe, muri uyu mwaka wa 2020, uyu munsi ukwiye kurwana intambara nziza yo kwizera. Ukwiye kuyirwana ushikamye, ukwiye kuyirwana ukavuga ngo nta kintu kizankura mu nzu y'Imana, nta kintu kizankura mu kwegera Imana, nta kintu kizatuma ntakaza amahame ya Gikristo mazima, nta kintu kizatuma nsubira mu byaha, kuko intambara zose urwana nazo niziba zishaka kukwegezayo ngo zigukure mu birindiro wari warafashe, ibirindiro byo kwizera, ibirindiro byo gukiranuka, ibirindiro by'amashimwe. Izo ntambara zose ziba zishaka kukwigezayo. Haleluya. Ariko iyo umuntu afashe umwanzuro akavuga ngo Mana, noneho nkeneye guhindura isengesho, uyu munsi wasenga ute? Ubonye ibyo bintu bitarimo kuvaho, urasenga ukavuga ngo mpereza imbaraga zo kwihangana, mpereza imbaraga zo gutegereza isezerano, mpereza imbaraga zo kutavuga nabi, mpereza imbaraga zo kukubaha. Muri ibi bihe bya none ukeneye imbaraga zo guhagarara ugahangana. Haleluya. Ntabwo ukeneye imbaraga zo kwiruka, zo guhunga, oya, ukeneye imbaraga zo guhangana. Niyo mpamvu Imana iyo tuyemereye ntago twiruka, ntago duhunga umuhamagaro, ntago duhunga ibyo tugomba gusingira, ntago ucika intege, ahubwo uravuga ngo nkomeza Mwami Imana kugira ngo nzasingire icyo wafatiye ntacitse intege. Uyu munsi rero ukwiriye guhagarara ugatsinda. Ufite urugamba urimo kurwana narwo, wenda ngiye sinduza ariko wowe uraruzi. Urugamba urwo rwose urimo kurwana narwo rero ukeneye guhagarara kigabo, ukeneye kuvuga ngo Imana ubwo yaretse ko runo rugamba rongeraho, Mwami Imana umpereza imbaraga zo kudacika intege. Buriya ku rugamba abantu bamwe bahitamo kwiyica, akumva urugamba rurakomeye agafata pisto cyangwa se inkota akavuga ati reka niyice umwanzi atarangica. Hari n'undi akavuga ati oya, aho kugira ngo niyice reka ngende uhunge ndukwebe. Hari n'undi uvuga ati we ngiye nzarwana ngeze kugupfa. Hari n'undi mu buryo butandukanye. Ariko natwe Imana dukeneyeho rega, ikeneye ko duhagararana nayo. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo si kubw'imbaraga, haleluya, ntabwo ari kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wera nzakora ibyo ngibyo. Ni kubw'umwuka wanjye wera nzagutsindisha. Urwo rugamba uzarutsinda, izo ntambara z'abarozi uzazitsinda, intambara z'ubukene uzazitsinda, intambara zose z'uburwayi wazitsinda. Ariko ikibazo ukwiye kumenya ngo ndimo ndigira iki muri ibi bihe ndimo gucamo. Mwene data, uyu mwaka ni umwaka ushobora kuba waranyeganyeje ibintu byinshi, ariko kwizera kwawe gukwiye guhagarara. Ubu ngubu ni umwaka wanyeganyeje ibintu bitandukanye, ni umwaka wanyeganyeje abahanuzi bajyaga babahanurira, ni umwaka wanyeganyeje abapasiteri bajyaga babasengera, ni umwaka wanyeganyeje abantu batandukanye, ni umwaka wanyeganyeje buri muntu wese mu buryo bwe. Ariko hahirwa umuntu wahagaze agahagararana na Kristo, kubera ko Kristo we ntahinduka. Abantu bashobora guhinduka bitewe n'ibintu bitandukanye. Ubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo amagara aterewe hejuru ngo buri umwe asamaye, ariko icyiza ni uko iyo umuntu ari kumwe na Kristo amagara agatererwa hejuru, Kristo arayasama. Haleluya. Amagara yawe Kristo arayasama. Niyo mpamvu udakwiye gutinya urugamba. Abisiraheli bigeze bagera ibihe batinya urugamba, bigeze bagera igihe Goliyati ngo yasohoka ngo akavuga ngo mwese muri aho ngaho, akabwira Abisiraheli bose ngo mwitoranyemo umuntu hanyuma ze ngewe turwane. Ibyo bintu bikabatera ubwoba bagahamuka. Ariko Dawidi nubwo yari muto yizeraga Imana, aravuga ngo rero nta rugamba umuntu ajya atsinda atarwanye.
Haleluya. Nta rugamba watsinda wihishe mu mwobo, oya ntabwo bibaho. Niyo mpamvu ukwiriye gutera intambwe yo kurwana hanyuma Imana ikagutsindishiriza. Amen. Ntukwiye kwihisha ibibazo, oya hangana nabyo. Niyo mpamvu kwizera kwacu, kwizera kurarema, kwizera kurakora. Uyu munsi ntabwo ukwiye kumva gusa ibintu byakurangiriye, oya ukwiye guhaguruka ukagira icyo ukora. Ukwiriye guhaguruka ugasenga, ukwiriye guhaguruka niba ari ukongera gutangira business ugatangira ku byo ubona byitwa ubusa, ariko ukavuga ngo oya njyewe reka mve muri comfort zone, reka mve mu mwobo nihishemo, mve ahantu kuko hari igihe Satani agukanga akakwereka ko urugamba udashobora no kwegera imbere ngo ugire ikintu ukora, ariko akantu gatoya Imana ishobora guhaguruka igakora. Dawidi amaze gusobanukirwa ko Goliyati atazakurwaho n'amasengesho, Goliyati atazakurwaho no kwiyiriza ko abantu bari mu myobo, Goliyati atazakurwaho n'ikindi, yaragera avuga ngo umuntu uzica uriya mugabo bazamuha iki? Haleluya. Aravuga ngo ni abantu baravuga ati turabizi, abakuru be batangira kuvuga turakuzi urirata, turakuzi ufite orugeye, ufite ukuntu wiyemera, none se uriyo uzamubasha gute? Ariko nkubwire nta ntambara yose umuntu atsinda atiyemeje kurwana, ntabwo bibaho. Niba ushaka gutsindwa intambara iyo ari yo yose uzayihunga utarayirwana. Niba ushaka gutsindwa uzareke ikintu ntuzagisengera. Niba ushaka gutsindwa ntuzagire kwizera, ariko nuhagarara mu kwizera Imana izahagararana nawe. Nuhagarara mu ruhande rw'Imana, Imana izahagararana nawe. Niyo mpamvu intambara ntizizavaho, ahubwo hazajya habonekamo abahagararana n'Imana bazitsinde. Hanyuma Dawidi ijambo ry'Imana riramubwira ngo yaragiye ajya kurwana. Abwira Goliyati aravuga ati wowe unteranya amacumu n'uducuma, ariko njyewe nkuteye mu izina ry'Uwiteka. Natwe intambara zose ducamo duhaguruke tuzirwane mu izina ry'Uwiteka. Duhaguruke duhamye Imana mu izina ry'Uwiteka. Duhaguruke dusengere indwara mu izina ry'Uwiteka. Duhaguruke dukore icyo ari cyo cyose mu izina ryo kubahisha Imana. Imana yawe cyangwa Imana yanjye, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yabanye na Abrahamu ikabana na Dawidi. Iyo Mana izagutsindishiriza uko byagenda kose. Haleluya. Ariko wowe ubwawe ukwiye kumenya ngo ndi muntu ki, ese mpagaze? Haleluya. Nta kintu gitsindisha abantu mu rugamba nko kuba wiyiziho ibyaha ariko ugashaka gukomeza kwerekana Imana. Iyo wiyiziho icyaha ugomba guhagarara ukabanza ukagikurayo, kuko kwiyuzuza n'Imana bituma duhagarara mu rugamba urwo ari rwo rwose tugatsinda. Haleluya. Urugamba rero rushobora kuba rugoye, ariko komeza ukiranuke, komeza wizere, noneho uhagarare muri urwo rugamba utsinde. Hari igihe Abisiraheli bigeze kugwa mu makosa yo gushaka kurwana badahagaze neza, yo gushaka kwishora mu ntambara badahagaze neza. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo abahungu ba Eli baragiye bakajya basambanira ku ihema ry'ibonaniro, barangije binjira mu rugamba. Binjiye mu rugamba hanyuma ngo batsinzwe baravuga bati reka tuzane isanduku y'isezerano, buriya hari ikintu iri bukore. Isanduku nayo iranyagwa. Reka nkubwire, Imana yiteguye gutsindishiriza buri muntu wese, yiteguye kugufasha, ariko bisaba ngo ugumane nayo, bisaba ngo cya kindi yagusabye, bisaba ngo kandi kubwira ngo ukwiye kubaha amahame, ukwiye kubaha amabwiriza, ukwiye kubaha amategeko yanyu, ukwiye kubaha ibyo ngibyo. Ibyo biragufasha iyo uhagaze mu rugamba. Rero Imana ntikuraho izo ntambara, ahubwo Imana iduhereza imbaraga zo guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwose bwa Satani, tudatsinzwe. Kandi nta kintu kinezeza nko kwicara ukavuga ngo njyewe n'Imana twaratsinze, njyewe n'Imana twatsinze kiriya kigeragezo, njyewe n'Imana twatsinze ziriya ntambara zitandukanye, kubera ko Imana yiteguye kukuremera ishimwe muri urwo rugamba. Haleluya. Ntabwo izamaraho intambara zose rero ukiri muri iyi si, uzakomeza urwana, ariko icyo Imana ikwemerera ni uko izahora iguhereza intsinzi nugumana nayo. Amen. Rero ndakwifuriza ubuzima burimo intsinzi, ariko ndakwifuriza ubuzima burimo gutinyuka, umwuka w'ubwoba ugushireho, wuzure kwizera, hanyuma uhangane n'ibintu byose urimo gucamo, uhangane n'ayo marangamutima gusubiza hasi, uhangane n'ibyo bigeragezo ushaka kugusubiza hasi, ubibwire ugukomera kw'Imana yawe, uhaguruke uhangane n'ubuzima, uhangane n'ibyashaka kukwica, kubera ko kuba ukiriho ni ikikwereka ko Imana yagusigarije urugamba, kandi urwo rugamba uzarutsinda. Haleluya. Ndakwifuriza rero uwo mugisha wo gutsinda. Ndakwinginze, nubona usengeye umusozi ntuveho, senga kugira ngo Imana iguhereze imbaraga. Nubona usengeye intambara ntiziveho, senga kugira ngo Imana iguhereze imbaraga z'ubundi buryo bwo kurwana, kubera ko hari igihe ducika intege kubera kuko twashaka ko Imana ikemura ibibazo atari ko twabonye bikemura. Rimwe na rimwe
igitangaza ushobora kuba utegereje gishobora kuba rwose Imana ishaka kugicisha muri wowe. Abantu ushaka ko bagutabare ushobora gusanga ari wowe Imana izacishamo. Ni ukuvuga ngo Imana ntinegurizwa izuru. Icyo usengera gishobora kuva ahandi, Imana ishobora no kugicisha muri wowe. Ariko birasaba ko uyimenya, ugasobanukirwa n'ibyo ari byo. Ntiwihishe, ntiwiruke, ntugire ipfunwe, hagarara usenge uhamye Imana. Niyo mpamvu Yobu yahuye n'ibintu bikomeye, intambara zikomeye, ariko aravuga ngo ngewe ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho. Uko byagenda kose nzabona agakiza k'Imana. Uko byagenda kose uru rugamba ruzarangira. Nawe atura neza, avuga ngo uru rugamba ruzarangira. Urugamba uriho ni ukuri ruzarangira. Haleluya. Buzacya ubone igitondo cyiza. Ariko birasaba ko udatinya intambara, ahubwo birasaba kuhaguruka ugahagarara na Kristo wizeye, noneho ugasenga nk'umunyentambara. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo intwaro zacu zigira imbaraga zo gusenya ibihome, zo gukubita hasi, kwishyira hejuru uko ariko kose kurwanya Imana. Intwaro zacu rero ni ugusenga, intwaro zacu ni ukuri, intwaro zacu ni ukwizera, intwaro zacu ni ugukoresha ijambo ry'Imana. Intwaro zacu dukwiye kuzambara zose, intwaro z'Imana zose dukwiye kuzambara kugira ngo duhagarare mu rugamba turimo kurwana rwo kwizera. Ibindi byose nibibuza abantu kwegera Imana, ariko nitwegera Imana nayo izatwegera. Niturwanya Satani nawe azaduhunga. Ariko birasaba ko tudatinya urugamba urwo ari rwo rwose. Jya usenga, sengera buri kimwe kandi wizere. Hari ukuntu abantu basenga bagasenga n'ubwoba, ariko jya usenga kandi wizere. Ndakubwiza ukuri, Imana ntinegurizwa izuru. Imana ntago ijya yumva isengesho ngo irite hasi. Oya, Imana izaguhereza agakiza kuko warayigasabye. Imana wowe ubwawe ikigusaba ni ukwiyuzuza nayo, ibisigaye urugamba izarurwana. Hagarara rero ushikame ubashe gutsinda urugamba. Imana yabanye na Gideyoni bagatsinda Abamidiyani, niyo Mana ikihagararanye nawe. Imana yabanye na Dawidi agatsinda Goliyati, niyo Mana yahagararana nawe. Imana yafashije Abisirayeli mu ntambara zitandukanye barwanye, niyo Mana ikiri kumwe nawe. Ariko wiyihunga ngo nurangiza ushake kuvuga ngo ntago yagutabaye. Oya, iyo urimo gusaba Imana ubutabazi, Imana ivuga ngo ngwino dukorane kugira ngo dukore iby'ubutwari. Wowe n'Imana rero mwakora iby'ubutwari, ariko birasaba ko ukomeza guhagarara mu mwanya ukwiriye guhagarara, kandi urugamba rwatinda rwamara igihe kinini. Igikomeye si igihe urugamba rumaze, igikomeye si amasasu mwakoreshejemo, igikomeye ni ukuzaririmba intsinzi mukavuga ngo twabonye intsinzi. Ndakwifuriza rero intsinzi ku buzima bwawe. Nongeye nkubwire ngo icyo urimo kurwana nacyo uzaruhuka ari uko wagitsinze. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uzaruhuka ari uko wagitsinze. Ndakwifuriza umugisha rero, kandi ndakwifuriza gutsinda. Imana iguhereza imbaraga zo gutsinda. Imana iguhereza imbaraga zo kurwana n'ibyo ngibyo. Ntabwo intambara zizavaho, ahubwo Imana izajya iguhereza intsinzi mu buzima bwawe bwose. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.